ngira ngo uzi ibyo wajyaga unkorera. Wancaga inyuma kandi ntacyo wamburanye, ukambeshya, ndetse hari n'igihe wankubitaga umpora ubusa. Ariko byagenaga gutyo nagusabaga imbabazi Josiane. Nibyo wansabaga imbabazi, ariko imbabazi ntabwo zanyibagizaga ibyo wakoze, kuko n'ubundi warongeraga ukabikora. Shema, naragukunze ndabikwereka. Catfish season ya mbere, episode ya 8. Gumana natwe. Kuzi ko jye nawe ntacyo twapfuye kigaragara, wanyemerera tugasubukura iby'umubano wacu. Josiane amaze kumva uwo musore yaramubwiye ati, none se Shema, mbere yuko nkubwira icyo mbitekerezaho, wanyemerera nkagira icyo ngusobanuza? Wambaza rwose nagusobanurira. Mbere yuko biriya biba, twari tumaranye imyaka 2 dukundana. Nubwo wenda rimwe na rimwe twakoraga amakosa, ariko njye nakundaga kugusaba imbabazi kandi ukambwira ko mbabariye. None se kiriya cyemezo wagitewe ni iki? Hari imvugo ivuga ko utazi icyo ashaka atoragura icyo abonye. Maze iminsi mike nsobanukiwe ikivuga, kuko nanjye nasaga na wa wundi wabonye ishitamba agata n'urwo yari yambaye. Josiane, nakoze amakosa, nirengagiza urukundo wankundaga, ntangira kwimika abandi mu mutima, nibwira ko wenda ibyo wankoreraga cyangwa ko wanyitwaragaho ari ibisanzwe ku bakobwa, ariko nasanze atari byo. Uwo mukobwa nagutaye nsanga yari ingare, ntanyubahe no kunyitaho akabikora nk'utabishaka. Ntabwo arameze nkawe, kuko wowe wamfataga nk'umugabo wawe, mu gihe we yamfataga nk'inshuti ye, ariko nayo itagize ikivuze mu buzima bwe. Ntabwo nshobora kubona uko nkugereranya nawe, kuko mudahwanyije na gato. Urihariye Josiane. Shema, rero koko njye nawe twari tumaranye igihe dusa n'abakundana, kuko nubwo wabwiraga ko nkunda, ngira ngo uzi ibyo wajyaga unkorera. Wancaga inyuma kandi ntacyo wamburanye, ukambeshya, ndetse hari n'igihe wankubitaga umpora ubusa. Ariko byagenaga gutyo nagusabaga imbabazi Josiane. Nibyo wansabaga imbabazi, ariko imbabazi ntabwo zanyibagizaga ibyo wakoze, kuko n'ubundi warongeraga ukabikora. Shema, naragukunze ndabikwereka, kandi mbyereka n'abandi benshi ko ari we musore wanyuze, nirengagije ibyo byose wankoreraga. Ejo bundi ubwo wasabaga ko ibyacu birangira, narakwinginze ngo mbabarire dukomeze dukundane, ariko umbwira ko bitashoboka. Byarambabaje cyane, ariko kandi cyabaye n'igihe cyo kugenzura niba koko hari ikosa naba naragukorera ryatumye ukora biriya, ariko ntaryo nabonye, kandi nawe ngira ngo uzi ko wandenganyije. Icyo gihe rero nasanze nubwo koko nagukundaga, ariko nanone narakunze utankunda. Natekereje ko ariyo mpamvu wambabazaga ubutitsa, ariko nkomeza kukwihambiraho. Ariko buriya buri kintu cyose kigira igihe cyacyo. Nanjye rero nasanze kiriya gihe ari cyo cyakagombye gushyira iherezo ku bucuti bw'umwihariko njye nawe twitwaga ko dufitanye. Rero rwose sinshobora kukubeshya ko nakongera kugukunda. Tuzaba inshuti, ariko nta birenze ubucuti tuzongera kugirana njye nawe. Hagati aho mu rugo rwa Denis na Sandrine, ibintu kujya mu buryo byarushagaho kugorama. Yaba we ndetse n'umugabo we ntawari ukivugisha undi. Iyo ibyo kurya byashyaga babiriraga ku meza amwe, ariko bakabikora mu bihe bitandukanye. Umwe ategerezaga ko mugenzi we arangiza, undi akabona gutangira. Ibyo gusangirira ku meza amwe bari basigaye babibona nk'ibitari byabo, bo bakabona bakwiriye kujya barya mu bihe bitandukanye, nk'aba abanyeshuri basimburanwa ku meza bitewe n'ubwinshi bwabo. Ariko Sandrine yanze kubyihererana, abwira inshuti ye yabonagamo umujyanama mwiza. Yaramubwiye ati, Mama Sangwa, sigaye mbona kubana na Denis bisa no guturana n'umuturanyi mubi, kandi udashobora kubona uko wimuka mu buryo bworoshye. Sigaye numva maze kurambirwa kubana nawe, kuko tutakibana nk'umugore n'umugabo, ahubwo dusigaye tubana nk'abavandimwe batumvikana. None nisubirire iwacu bigira inzira. Mama Sangwa nawe yumvise muri uwo muryango koko bitameze neza. Rero yabwiye umugore ati,
Erega buriya ntabwo umuntu apfa kwahukana gutyo gusa, ahubwo abanza kugira ibyo akora kugira ngo icyo kibazo kimutera gutekereza kwahukana gikemuke, byakwanga akabona gufata uwo mwanzuro. Rero niba ubona koko ntacyo utakoze ngo icyo kibazo cyanyu gikemuke, bibwira imiryango yanyu ibimenye, wenda inazi bafashe gukemura icyo kibazo. Sandrine yashimye iyo nama ndetse atangira gutekereza ko bazaheraho ababwira uko iwe byifashe. Sandrine yabonaga umugabo we arimo agenda amusiga, kandi koko byasaga n'ukuri, kuko Denis umwanya yakamaze aganira n'umugore we ngo wenda babe ariho bahera bakemura ibyo bibazo bari bafitanye, yawukoreshaga aganira na Josiane. Kandi na mbere y'uko aryama, nubwo byamusabaga kwihishahisha, yabanzaga kumuganirizaho gake, ubundi akabona kujya mu buriri. Yanabyuka mbere yo kujya ku kazi, akabanza akamuhamagara cyangwa se akamwandikira bakaganira. Igihe kimwe ubwo yaramuhamagaye ari mu gitondo, Josiane yamubwiye ko yari yarose inzozi zikaba zamukuye umutima. Nuko Denis amubaza uko yarose. Josiane yaramubwiye ati, tumaze iminsi mike tuganira, ariko isa n'imaze guhindura uwo uriwe kuri njye. None mu nzozi nabonye uza usanga ubabaye, umbwira ko wifuza ko ibyacu twabishyiraho iherezo. Kuva narota izo nzozi sinongeye kugoheka. izo ni inzozi kuko nta gahunda mfite yo guhagarika ubucuti bwacu, ahubwo nkora nkora uko nshoboye ngo birusheho gukura. Rero shyitsa umutima mu nda, ntaho rwose nenda kujya. None se kumpumuriza koko ubu njye nawe tuzagumana? Nubyemera tuzagumana, keretse wenda nubyanga. Ubwo se nabyanga nshingiye kuki koko? Wakubwira ukuntu ngukumbuye. Humura tuzabonana. Ahubwo se ntabwo uramenya igihe uzagarukira ino? Nari nifuje ko nazagaruka twamaze gukura ikiriyo, ariko muri iyi minsi ushobora kuza i Kigali kuko hari utuntu nshaka kugura. Ndamutse nje nakubwira tukahahurira tukaganira. Nubwo ariko Josiane yabonaga asa n'umaze kwiyegurira umutima wa Denis kuko arasigaye amwitaho cyane, kandi no mu biganiro bagiranaga akumva hari ukuntu asigaye amufata. Rimwe na rimwe Josiane yajyaga atekereza ko ibyo arimo nta kindi bizamubyarira uretse agahinda kazazanwa no gukunda umugabo w'abandi. Mutesi nawe yarasigaye ashishikazwa no kumva aho ibyabo noneho bigeze. Yarameze nk'abakunzi bagasobanuye, ba bandi niyo bacitswe babaza bagenzi babo aho bigeze. Nawe rero buri uko Josiane atashye yamubazaga amakuru ye n'uwo mugabo. Josiane rero yaramubwiye ati, sigaye numva ko ari we nkwiye gukunda, nubwo nawe afite undi ashobora kuba akunda. Ntangiye no gutekereza ko ari we ushobora kumara agahinda natewe na wa mwana mu rukundo, kuko wazi icyo gukunda icyo ari cyo. Aranyubaha, kandi no mu kazi mbona ari umugabo udasanzwe. Sigaye numva namubwirira ku kazi ko mukunda, cyangwa byibura nkabimwereka. Sigaye nsabwa kuba abantu babiri kandi ndi umwe. Mba ngomba kumwubaha nk'unkuriye mu kazi, kandi nkumva nanamwereka ko hari indi sano njye nawe dufitanye. Rwose ndumva ntangiye kunanirwa guhisha ukuri kundi ku mutima, nkamubwiza ukuri ko waganira nawe umunsi ku wundi ari njye. Yanyanga akanyanga, yankunda nabwo nkamukunda kurushaho. Ariko Mutesi yamusabye kuba yihanganye kuko ngo bishobora kubyara ibindi atatekerezaga. Tekereza kubwiye ko bitashoboka, kuko nubwo ari wowe muvugana, ntabwo amafoto wamwoherereje ari ayawe. Yaba akunze ya mafoto yanjye wamuhaye, ntabwo yaba akunze wowe Josiane. Keretse ahubwo nugerageza no kujya umwereka ko umwitayeho no mu gihe muri ku kazi. Naho ubundi uramutse ubimubwiye aka kanya, rwose yakumvira ubusa. Hagati aho wa mupasiteri nawe yajyaga anyuzamo agahamagara Sandrine by'umwihariko, ariko agiye kumubaza uko iwe bimeze. Yari umushumba mwiza kuko yanageragezaga gukurikirana ubuzima bw'abashumbye kugira ngo nagira aho yumva yabafasha abaha ubwo bufasha. Muri iyo minsi rero ubwo arahamagaye uwo mugore akamubaza amakuru, Sandrine yamubwiye ko nta kigenda, ngo kuko Satani yanze kuva mu rugo rwabo ngo abahe amahoro, ko ariko yigira inama yo kubibwira n'abo mu miryango yabo kugira ngo nihagira ikiba bazabe babizi.
uwo mugabo rero yamubwiye ko byari byo, ko ariko kuva Denis atarihana icyaha yakoze ahubwo akaba akomeje gutsimbarara ku kinyoma cye, ari hahandi atazigera ahinduka. Atabwo reka nkwereke ikindi twakora. nguteze yombi. Ese wizera Imana? Rwose ndayizera pasite. Ese wizera ko nta kijya kinanira? Rwose nzi ko ari Imana nyamana, rero nizera ko nta kijya kinanira. Rero hari ikindi twakora mu cyimbo cyo kubwira abantu nyabantu ibyanyu, kuko rimwe na rimwe babumvira ubusa. None se icyo kintu pasiteri yaba agiye kubwira Sandrine cyaba ari igiki? Ese koko niho hazava umuti w'ikibazo we n'umugabo we bafitanye? Mwakoze gukurikira iyi nkuru. Nyumva ni urubuga rutambuka inkuru zigususurutsa ugatandukana n'irungu. Niba wifuza kujya ubona inkuru zacu mu buryo bworoshye, ukore subscribe. Ibitekerezo bijya muri komenti hasi aha, naho gusangiza iyi nkuru abandi ni ukubaha ikaze mu muryango w'abakunzi banyumva. Naho ubutaha gumana natwe. ntiwicwe n'irungu.